Bibiliya, igitabo gisomwa kurenza ibindi ku isi, igitabo cyemerwa n'amamiliyoni y'abantu nk'icyahumetswe n'Imana, igitabo kirimo amateka y'isi. Iki ni ikiganiro Bibiliya n'ubumenyi hamwe na Cleophas bikora Imana. Ni buri ku cyumweru saa 5 z'amanywa, ukongera kucyumva kuwa kabiri saa 12 z'umugoroba. Turagenzura ukuri kuri mu nkuru za Bibiliya dukoresheje ikoranabuhanga rya none. Abenshi bamwibukiraho kuba ari indaya yatabawe na Yezu. Umunyabyaha wahanaguje Yezu imisatsi ye, amaze kumusukaho umubavu w'agaciro ku birenge, yitwaga Madalina, Mariya Madalina mu Kinyarwanda. Ibyavumbuwe byagaragaje ko Yezu atakundaga gusa kenshi kuba ari kumwe nawe, ko ahubwo yamutoranyije ngo asakaze ubutumwa bwe. Utarasoma muri Bibiliya, ugasoma mu nyandiko ze z'ubwimerere, nta cyakubwira ko Mariya yari indaya. Icyagaragaye ni uko Madalina yari umukobwa w'ingaragu wibanaga, wari warinjiwe n'imyuka mibi, maze yamara gukizwa na Yezu agahinduka umwigishwa we w'umwizerwa. Gusa ibisi muri Bibiliya wabisoma aho uri mu nyandiko za kera zitangaje, zaje kuvumburwa zimaze imyaka myinshi zarabuze. Intego y'iki kiganiro si ugutuma wemera ibyo tukubwira cyangwa ngo ureke imyemerere yawe, ahubwo ni ukuvumbura ubundi bumenyi buvugwa mu iyobokamana butari muri Bibiliya. Mu mwaka w'1945 Inagamadi mu majyepfo ya Misiri, abagabo babiri bagiye ahantu hari hasigaye amatongo, bakeka ko bahasanga ibintu by'agaciro, kandi niko byagenze. Ibyo basanze muri ayo matongo harimo inyandiko yanditse kuri papyrus. Professor Karen King, umwarimu w'amateka ya Bibiliya muri kaminuza ya Harvard, arakomeza. Iyo nyandiko ntiyamenyekanye cyane kurusha inyandiko y'inyanja yapfuye, ibyo birazwi. Gusa inyandiko z'Inagamadi zabaye ingenzi mu kwandika ku Bukristo kubera ko zari zuzuyemo inyandiko za Gikristo. Inyandiko z'inyanja ipfuye, Mer Morte, zatugaragarije urundi ruhande rutari ruzwi ku mateka y'Abayisiraheli, naho inyandiko z'Inagamadi zagaragaje amateka y'Abakristo bo hambere. Zari zanditse mu rurimi rw'Igikomte, ururimi rwavugwaga n'Abakristo bo hambere b'Abanyamisiri. Kubera ko inyandiko za Gikristo inyinshi zari zarabuze, izi nyandiko zabaye iz'agaciro gakomeye ku mateka ya Gikristo. Stephen Emer, inzobere mu ndimi za kera harimo n'urw'Igikomte, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Misiri yo mu Budage, akaba kandi yaragize uruhare runini mu iyandukurwa n'ihindurwa ry'iyo nyandiko, arakomeza. Ni inyandiko yuzuye inyandiko nshya ku ntangiriro y'Ubukristo, igaragaza mu buryo bunyuranye ibijyanye n'icyo gihe. Ntacyo twari kumenya iyo tutayibona. Iyo nyandiko yari irimo Ivanjili ya Tomasi, Ivanjili ya Filipo, n'ibyakozwe na Petero, inyandiko tuzagarukaho mu biganiro byacu bizakurikiraho. Ibiri muri izo nyandiko nta hantu na hamwe wazisanga mu Isezerano Rishya, kubera ko ibyo zivuga byafashwe nk'ibitemewe maze ziracibwa zirarimburwa. Nubwo izi nyandiko zitashyizwe muri Bibiliya, inzobere mu iyobokamana zagaragaje ko izo nyandiko zigaragaza ubutumwa budakwiye gusuzugurwa no kwirengagizwa. Muri izo nyandiko harimo ubutumwa butandukanye bwatanzwe na Yezu, gusa icyumvikana nawe wakumva ni uko inyandiko zose bitari gushoboka ko zishyirwa muri Bibiliya. Nyuma y'imyaka myinshi n'amakuru abantu bamufiteho, izi nyandiko zari zigiye gutuma abantu babona amakuru avugwa kuri Mariya Madalina. Gusa iyi nyandiko iratugaragariza mu buryo butandukanye n'ubwo twari tuzi umwanya uyu mugore yari afite mu bigishwa ba Yezu. Professor Karen King, umwarimu w'amateka ya Bibiliya muri kaminuza ya Harvard, arakomeza. Mariya Madalina agaragazwa nk'umwe mu bigishwa b'ingenzi ba Yezu. Muri iyi nyandiko, Yezu yakundaga kubaza intumwa ze n'abigishwa be ibibazo byinshi, gusa haburaga n'umwe ubisobanukirwa ngo abisubize. Ngiyi inyandiko igaragaza mu bundi buryo
uwo Madalina yari we mu ntumwa n'abigishwa ba Yezu. Muri izo nyandiko zavumbuwe na Gamadi harimo Ivanjili ya Filipo, nayo yagaragazaga Mariya Madalina nk'umuntu w'ingenzi bitandukanye n'izindi Ivanjili tuzi muri Bibiliya. Iyo Ivanjili ikaba yarateye impaka nyinshi. Kubera imyaka myinshi izo nyandiko zamaze mu butayu bwo mu Misiri, inyinshi zari zarariwe n'umuswa. Muri iyo Ivanjili ya Filipo, udukoko twari twarariye ahantu hari ubutumwa bw'ingenzi, ahabaga haherereye ubutumwa bwafashwe nk'ubuyobe. Muri utwo duce usangamo amagambo yagiye aribwa n'umuswa. Urugero ugasangamo Mariya, Magda, maze rero ukayibura n'ibindi. Muri utwo duce hari aho usanga handitse ko intumwa zabajije Yezu impamvu yakundaga Mariya Madalina kubarusha. Muri iyo nyandiko bigaragara ko Yezu yashyiraga imbere Mariya Madalina kurusha intumwa ze ibintu zitishimiraga. Ibi bikagaragaza ko Mariya na Yezu bari bafitanye umubano wihariye, ko Yezu ari we yahishuriraga amabanga menshi, Mariya akamwisanzuraho kurusha intumwa. Mu Ivanjili ya Filipo harimo handitse ko Yezu yasomye ku munwa Mariya Madalina. Ibi ari by'abahakanyi benshi buririyeho bahakana Yezu, bishoboka ko ari byo byatumye Ivanjili icibwa. Ese byasobanura ko Yezu na Mariya Madalina bakundanaga? Kuba muri Bibiliya Yezu agaragara nk'umuntu wari waritaruye iby'isi, ariko mu Ivanjili ya Filipo akagaragara nk'umuntu wagiraga amarangamutima nk'abandi, byari gutuma Yezu agaragara nk'umuntu w'indyarya, kubera ko hari ubuzima bwe bwihishe bwagaragazwaga na Filipo kandi izindi ntumwa zitarabivugaga. Ibi byateye impaka mu bemera. Gusa aka kabizu gasobanurwa mu bundi buryo, kuko mu Ivanjili ya Filipo ntigasobanurwa nk'igikorwa cy'urukundo, ahubwo gasobanurwa nk'uburyo bwo kwakira ububasha bw'ijuru. Madalina yashakaga kumenya amabanga y'ijuru. Filipo atandukaniye n'izindi ntumwa nuko yanditse ko Yezu yajyaga yihererana Mariya Madalina akamuha inyigisho zihariye atajyagaho intumwa. Bisobanuye ko Mariya Madalina ari we wasigaranye amabanga menshi y'ijuru kurusha abandi. Yezu yabwiraga Madalina iby'intumwa zitashobora gusobanukirwa. Ibi bisobanuye ko bari bafitanye ubumwe budasanzwe kubera yumvaga kandi agasobanukirwa vuba ubutumwa bwe. Mariya Madalina ntagaragara gusa nk'umwigishwa Yezu yakundaga, ahubwo nk'ishusho ritangaje ry'ubuhanga bukomoka mu ijuru. Kugaragara nk'uwahishuriwe kandi wahawe ubuhanga budasanzwe binyuranye nk'uko Madalina agaragazwa muri Bibiliya. Ibi ari nabyo byatumye Ivanjili ya Filipo igirwa Evanjili apokrife n'izindi zose zaciwe. Ese koko usibye mu Ivanjili ya Filipo hari ahandi twabonamo ko Mariya Madalina yari umwihariko kuri Yezu? Isezerano rishya rigaragaza ko Madalina yabanye na Yezu mu bihe bitandukanye, harimo n'ibyari bimukomereye. Profeseri Karen King, umwarimu w'amateka ya Bibiliya muri kaminuza ya Harvard, arakomeza. Amavanjili yose amugaragaza ku rubanza mwibambwa n'izuka rya Yezu. Itsinda ry'abagore bari bahari ubwo Yezu yahambwaga harimo Mariya Madalina. Intumwa nyinshi zari zahunze abandi bihishe, gusa abo bagore bagumye iruhande rwa Yezu kugeza ku rupfu rwe. Kuri bamwe mu banditsi b'amavanjili, Madalina yabireberaga kure n'ubwoba bwinshi, ku bandi yabireberaga hafi aririra munsi y'umusaraba. Mu Ivanjili ya Yohani havugwamo ko Yezu yahawe icyo kunywa. Umwe mu bagore ni wowe wayamuhaye, binashoboka ko yaba ari Madalina. Ugendeye ku mateka, birashoboka ko abaromani batoroheye intumwa zashakaga kuba hafi ya Yezu ubwo yabambwaga. Gusa niba abagore ari bo baba bari hafi ye, babyiboneye neza kurusha izo ntumwa. Yezu amaze guhambwa, Madalina yari umwe mu baza ahashyinguye. Mu muco w'Abayahudi, abagore nibo bagombaga gusukura imirambo no gukora isuku ku bituro, kuko ibyo byafatwaga nk'akazi k'abagore ko abagabo badashobora kugakora. Ni abagore buri gihe bakoraga iyo mirimo, abagabo bitaga kwigayitse. Ni muri ubwo buryo abagore bagiye kumva, barimo na Mariya Madalina, bahageze basanga imva irarangaye nta murambo urimo. Mu Ivanjili ya Yohani niho dusanga mu buryo burambuye uruhare Madalina yagize nyuma y'uko asanze imva ikinguye. N'ubwoba bwinshi yahise ajya aho intumwa ziri
kubabwira ibyabaye. Profeseri James Strange, umwarimu mu by'ubushakashatsi mu bya kera wo muri kaminuza y'i Florida, arakomeza. ubwo yabibwiraga intumwa nta muntu wamwizeye. Ibyo bigaragaza imyumvire bari bafite ku nyigisho z'abagore, bazifataga nk'amayobera, nta muntu wabyitayeho. Naho Tal Iran, inzobere mu mateka y'Abaheburayi, nawe arakomeza. twakumva mu buryo bworoshye impamvu intumwa zanze kumva Mariya Madalina. Ni umugore, byongeye umugore bafataga nk'utuzuye mu mutwe. Kubera ko batamwumvaga neza, Petero n'indi ntumwa bagiye kwirebera kumva. Umwe yarakajwe no kuba imva irangaye, nyamara undi we yahise yumva ibyabaye maze yemera ko Yezu yazutse mu bapfuye. Batashywe n'ubwoba maze bahita basiga Madalina kumva, nta kindi bamubwiye. Gusa nyuma yaho nibwo habaye ikintu kidasanzwe, ubwo Madalina yari asigaye wenyine arira, maze umuntu akamubaza impamvu arira, nawe ati umurambo w'umwigisha twawubuze ntituzi aho uri. Uwo mugabo Madalina yakekaga ko akora mu busitani bwari hafi aho. Amaze kumuhamagara mu izina rye, nibwo Madalina yahindukiye abona ni Yezu, maze Yezu aramubwira ati genda ujye kubibwira abandi, ujye kubwira abandi ko Yezu yazutse mu bapfuye. Byari ibihe bitamworoheye. Yabonaga Yezu imbere ye, ariko yamubwiraga ko agomba kugenda. Imbaraga zo kuva akagenda zari ntazo. Nawe uzi neza niba koko Yezu ari we wamubonekeye cyangwa niba ari umumarayika Madalina yitiranyije na Yezu. Gusa tutitaye ko ari we wese amubonekeye, Madalina niwe wabaye isoko y'amakuru y'inkuru nziza y'izuka rya Yezu. Mwibutse ko iyo uteze amatwi radiyo Isangano wakumvira kuri 89.4 FM, kuri murandasi watwumvira kuri wa3.radiosangano.com, ukatwumvira kandi kuri application Radio Garden. Iki kiganiro uri kumva cyitwa Bibiliya n'ubumenyi, naho nge wumva ndi Cleophas Bikorimana. Izuka rya Yezu ryabaye intangiriro y'ubukristo. Muri iyo minsi Mariya Madalina yari inkingi ya mwamba y'ubwo bukristo. Bisobanuye ko Madalina muri icyo gihe yafatwaga nk'intumwa ya Yezu ikomeye, kubera ibyasabwaga ngo ab'intumwa byose yari abyujuje. Naho Tal Iran, inzobere mu mateka y'Abaheburayi, arakomeza. Urebye mu Ivanjili ya Mutagatifu Luka, kugira ngo ube intumwa ya Yezu ni uko wagombaga kuba warahawe inyigisho za Yezu, ukaba waba umuhamya w'urupfu n'izuka bya Yezu, ukaba ushobora kujya kwigisha ubutumwa bwe nk'uko yabwigishije. Mariya Madalina byose yari abyujuje. Nyamara amavanjili yose ari muri Bibiliya nta n'imwe igaragaza uruhare rwe mu ishingwa ry'ubukristo bwa mbere. Nta na hamwe mu isezerano rishya Madalina agaragazwa nk'intumwa ya Yezu. Impamvu y'ibyo ntiwabisanga muri Bibiliya, ahubwo mu mavanjili yaciwe ntashyirwe muri Bibiliya. Mu mwaka w'1896 Umudage w'umuhakanyi yaguye ku nyandiko yari yanditse kuri papirisi. Yari ifunitse neza, yanditse mu rurimi rw'igikomte, ururimi rwo hambere rw'abakristo b'abanyamisiri bo hambere. Gusa inkomoko y'iyo nyandiko yari amayobera, ariko hari amakuru yavugaga ko iyo nyandiko yakuwe mu mujyi wa Akimini mu Misiri, ahahoze abakristo ba mbere y'uko batotezwa bagahunga. Bishoboka ko iyo nyandiko yaba yarahashyizwe n'uwihaye Imana, dore ko habaga abamoane. Hifashishijwe ikoranabuhanga, byagaragaje ko iyo nyandiko yanditswe mu gihe cyo hambere, kimwe n'inyandiko zavumbuwe na Gamadi nakubwiye kare, harimo n'Ivanjili ya Filipo. Iyo rero yari Ivanjili ya Mariya Madalina, yaciwe kimwe n'izindi zakuwe na Gamadi. Inkuru iri muri iyo vanjili yibanda cyane nyuma y'izuka rya Yezu, intumwa zaje kureba Yezu. Steven Emer, inzobere mu ndimi za kera harimo n'urw'igikomte, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Munster yo mu Budage, arakomeza. Yezu yashishikarije intumwa ze kujya kwigisha ubutumwa bwe ku isi. Gusa bari bafite ubwoba. Yezu yabacunguje amaraso ye. Niba yarapfuye nabo bazapfa.
gusa ni Mariya Madalina wababwiye ati mwihangane, yatubwiye ko azahorana natwe kugira ngo aturinde. Mu Ivanjili ya Filipo nayo iri mu zaciwe, Madalina agaragara nk'ikimenyetso cy'ubuhanga, ariko mu Ivanjili ya Mariya Madalina niwe wari ku ruhembe rw'intumwa azisobanurira zimwe mu nyigisho za Yezu. Muri iyo nkuru Petero yamusabye kumusobanurira ibyo yaba yarumvanye Yezu, gusa intumwa ntizabiha agaciro. Icyo gihe yamusobanuriye ukuntu Yezu yamubonekeye n'inyigisho zitandukanye yagiye amusobanurira, harimo n'ukuntu roho y'umuntu irwana intambara nyinshi zitandukanye n'imyuka mibi. Icyo gihe Andereya yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, avuga ko ibyo Madalina yigisha bitumvikana kandi bitandukanye n'ibyo bumvanye Yezu. Petero nawe yahise avuga ati, murabona ibyo uyu mugore avuga twabyemera? Kubera iki Yezu yaba yarabwiye amabanga nk'ayo umugore aho kubitwibwirira hagati yacu? Ese Yezu niwe yahisemo kuturusha? Mateyo yashyigikiye Mariya Madalina maze acubya uburakari bwa Petero. Ugendeye ku byo Petero yari amaze kuvuga, wabona ko Yezu yatoranyije Madalina ngo amusobanurire amabanga yo gucungurwa kwa muntu, ariko intumwa zitari zizi. Petero yabonyemo Madalina uwo bahanganye mu kuyobora iryo tsinda. Iyi Ivanjili igaragaza ko Madalina ari we wari ukwiriye kuyobora iryo tsinda, kubera ko yarushaga abandi ubumenyi mu by'iyobokamana kandi akamenya neza kubisobanura. Yari yuzuye ubuhanga bw'ijuru. Gusa Bibiliya igaragaza Petero nk'intumwa y'ingenzi yari iyoboye abandi, intumwa y'intwari. Ese ubundi iyi Ivanjili yanditswe ryari? Ivanjili ya Madalina byagaragaye ko yanditswe mu ntangiriro z'ikinyejana cya 3 nyuma ya Yezu. Ese ubundi kubera iki Ivanjili yaciwe mu isezerano rishya riri muri Bibiliya? Igisubizo ni kigoye, kubera ko Ivanjili igaragara mu buryo butandukanye n'ubw'Ivanjili z'intumwa. Ivanjili ya Madalina si imugaragaza gusa nk'intumwa, ahubwo nk'umwigisha w'intumwa wari uzitambutse kure mu bumenyi ku nyigisho za Yezu Kristo. Nyamara muri Bibiliya tumuzi cyane nk'indaya Yezu yagiriye impuhwe akayikiza. Ese ubundi Madalina ko yapfuye mbere y'uko Ivanjili yandikwa, ninde waba yarayanditse? Stephen Emer, inzobere mu ndimi za kera harimo n'ubw'igikomte, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Munster yo mu Budage, arakomeza. Navuga ko yari umugore. Ntekereza ko kwakwemeza ko yanditswe n'umuntu wari mu itsinda ry'abakristo, aho abagore bagiraga uruhare rukomeye, ariko uruhare rutemerwaga. Ivanjili ya Madalina yagaragazaga ukuntu abakristo bo hambere bateranaga n'ibyo bakoraga. Bateraniraga mu nzu, gusangira umugati bikaba byari by'ingenzi bakoraga nyuma yo gusangira ijambo ry'Imana. Abagore bagiraga uruhare runini mu kwita kuri iryo tsinda ry'abakristo. Profeseri Karen King, umwarimu w'amateka ya Bibiliya muri kaminuza ya Harvard, arakomeza. Abagore bakoraga imirimo myinshi iyi ntumwa kwigisha. Urugero mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abakorino tubonamo ko hari abagore bigishaga inkuru nziza mu matsinda y'abakristo. Gusa mu kinyejana cya 2 n'icya 3 hari itandukaniro hagati y'amatsinda yabaga ayobowe n'abagore n'ayabaga ayobowe n'abagabo. Stephen Emer, inzobere mu ndimi za kera, arakomeza. Muri amwe mu matsinda y'abakristo ba mbere, Mariya Madalina yabaye umuntu w'ingenzi. Yari urugero rwiza rw'umugore w'umukristo. Profeseri Stephen Davis, inzobere mu mateka ya Bibiliya, yahindutse wari uhagarariye abagore muri rusange gusa, utaruhagarariye abagabo muri rusange. Rero intumwa zari abagabo ntizamwakiraga neza mu itsinda. Yagaragazaga uko abyumva nk'umugore, ariko intumwa abagabo bo bakavuga ko uhagarariye itsinda buri gihe ari Petero. Abakristo bo hambere bakomeje kutavuga rumwe kuri Petero na Madalina, kugeza aho ubukristo bwashingiye ku bagabo, maze abagore bo muri icyo gihe bimwa agaciro. Guhera mu kinyejana cya 4, uwavugaga ko umugore nawe ashobora kuyobora byafatwaga nk'ubuyobe. Icyo gihe abagore bari barimwe ijambo mu bikorwa by'itorero. Mariya Madalina muri icyo gihe nta jambo, nta gaciro,
ntawe wari ukimuvuga kuko byari kuba ari ubuyobe bukomeye mu bakristo. Icyo gihe imyemerere yahawe inzira ngenderwaho bagendeye ku bayobozi b'icyo gihe. Muri icyo gihe inyandiko z'inagamadi hamwe n'ivanjiri ya Mariya Madalina byari biteye ikibazo. Ibyavuyemo ni ukuzica. Icyo gihe abakristo bashyiriweho ibyo basoma n'ibyo batagomba gusoma, ibyo bagomba kwemera n'ibyo batagomba kwemera. Gusa nanone ntibyari gushoboka ko basiba Mariya Madalina mu mitwe y'abakristo, bamufataga nk'intumwa y'ingenzi yabanye na Yezu igihe kirekire. Amateka ya Madalina yagombaga kwandika ukundi, yagombaga kwandukurwa mu bundi buryo. Mu isezerano rishya dusangamo ba Mariya benshi. Mariya Madalina agaragara nk'indaya, yari yaramaramaje, yari ikizwi na bose. Hari Mariya w'umunyabyaha wo mu Ivanjili ya Luka wasutse umubavu w'agaciro kuri Yezu. Kuko yari umugore, icyaha gikabije ku bagore icyo gihe cyari uburaya. Nta gisebo icyo gihe ku mukobwa kurusha kukwita indaya. Kuva ku kuba intumwa akaba indaya yahindutse, biba bitangiriye aho. Gusa mu kinyejana cya 6 Papa Geregwari mukuru yatangaje ko bidakwiye kubona ibintu muri ubwo buryo. Muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Clement, Papa nibwo yatangaje ko Madalina igisobanuro cyo kwisubiraho uva mu kibi, ko nubwo yari umunyabyaha yihannye agakurwaho ubusembwa bwose. Nuko Mariya Madalina wari intumwa ahinduka Mariya Madalina indaya yisubiyeho. Mariya Madalina yahise ahinduka umuntu mushya mu mitwe y'abakristo, ahabwa igisobanuro gishya. Profeseri Karen King, umwarimu w'amateka ya Bibiliya muri kaminuza ya Harvard, arakomeza. Yahindutse umuntu w'ingenzi kubera ko ushobora kumwifashisha werekana ko abagore bagombaga kwihana kandi icyaha cy'umugore cyari kizwi. Yatandukanye na Bikira Mariya, amera nka Eva, umuntu w'ibanze ngo abantu bumve imyitwarire iganisha ku gitsina yarangaga abagore bo mu burengerazuba. Ese urumva kuba intumwa no kuba umunyabyaha wihannye ari iki cyari kugaragaza neza Mariya Madalina? Kiliziya Gatolika yamushyize mu gitabo cy'abatagatifu kugira ngo ajye yibukwa. Ariko se yibuka uko yari ari? Hari inzobere mu bya Bibiliya zibona ko Madalina yari akwiye kwibukwa nk'umugore wagize uruhare mu iyogezabutumwa n'ishingwa ry'ubukristo, umugore wari ukwiye kuyobora imbaga y'abakristo bo hambere nk'uko Petero yabigenje. Niba Madalina yari arenze kure mu bumenyi bw'inyigisho za Yezu, hari abavugaga ko yari akwiye guhabwa umwanya we mu isezerano rishya, dore ko yabaye umwe mu bashinze itsinda rigari ry'abakristo. Intego y'iki kiganiro si ugutuma wemera ibyo tukubwira cyangwa ngo ureke imyemerere yawe, ahubwo ni ukukungura ubundi bumenyi buvugwa mu iyobokamana butari muri Bibiliya. Mwibutse ko iyo uteze amatwi ari radiyo Isangano wakumvira ku murongo wa 89.4 FM. Kuri murandasi watwumvira kuri www.radiosangano.com no kuri application Radio Garden. Iki kiganiro uri kumva cyitwa Bibiliya n'ubumenyi, naho nge wumva ndi Cleophas bikora Imana. Dusubira ubutaha. Bibiliya, igitabo gisomwa kurenza ibindi ku isi, igitabo cyemerwa n'amamiliyoni y'abantu nk'icyahumetswe n'Imana, igitabo kirimo amateka y'isi. Iki ni ikiganiro Bibiliya n'ubumenyi hamwe na Cleophas bikora Imana. Ni buri ku cyumweru saa 5 z'amanywa, ukongera kucyumva kuwa kabiri saa 12 z'umugoroba. Turagenzura ukuri kuri mu nkuru za Bibiliya dukoresheje ikoranabuhanga rya none.